Ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika aho muri hose, ikaze mu kiganiro murisanga ku mateka y'u Rwanda. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kwezi kwa munani uyu mwaka dusoza nibwo twatangiye kubagezaho ibi biganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Ni kudeta itaravuzweho byinshi kuko kubivugaho bitakirwaga neza. Ni inkurikizi zayo cyane kubo zatwaye ubuzima n'imiryango yabo yandagajwe ntizavuzweho. Mbibutse ko tutangira ibiganiro nyirizina hari n'abashatse kutwumvisha ko igihe cyo kubivuga kitaragera. Namwe mwiyumvire, abo twarabumvise ariko ntitwabumviye. Mu biganiro byabanje twagiye dusubiza amaso inyuma twibukiranya. Byumvikana ko kwibuka ibintu byabaye mu myaka hafi 50 ishize, no kuvuga hafi icya kabiri cy'ikinyejana bitoroshye. Mu rwego rwo gusana imitima, koroherana no guhuza abanyarwanda, turizera ko nta watanze ubuhamya agambiriye kurangaza abandi, kuyobya uburari, kubeshya yabigambiriye cyangwa se kwihimura. Ibyo ntibyubaka. Ku ruhande rwacu kenshi twagiye dushungura ibyatugezeho, dukora ubushakashatsi bwihariye ngo tutabayobya, kuko gusana imitima no kubaka amateka iyo azubaka abazadukomokaho bisaba gusasa inzobe. Ukuri kose kukajya habona, ukuvuze nawe agasigara ari umwere. Mu kwitegura gusoza ibi biganiro, turasaba mwe mwese ko mu mateka yubaka abatuye isi n'abanyarwanda barimo, isi tumaraho igihe gito, ntawe ukwiye kubuza undi muntu kuvuga, gushaka ubutabera bw'uwe wishwe cyangwa waburiwe irengero, cyane yari mu maboko ya leta. Nta wabuza undi kuririra uwe, gukora icyunamo no kumwibuka. Ni ukwirinda ko ubwiyunge tuvuga bwasigara ari amagambo gusa. Niyo mpamvu natwe ku ijwi ry'Amerika igihe cyose tubasaba ko mutubwira ibyo mushima n'ibyo mudashima tuba twabatangarije. Abatumire bacu nabyo uyu munsi barabigarukaho mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Venuste, wakomerezaho? Urakoze cyane Etienne Karekezi. Namwe mudukurikira mbahaye ikaze. Mbararikira iki kiganiro cy'uyu munsi nababwiye ko tuzasesengura ibyavuzwe mu biganiro byahishe, tukinegura dushyira urubariro aho rukenewe kugira ngo inkike zisigasira amateka binyuze mu kuri, tukumva inararibonye n'abashakashatsi bakatwunganira, tukumva uwo ari we wese uzaba ufite umuganda wo kurwubaka rugakomera. Umusanzu wanyu ni ugusangira ijambo n'inshuti nyinshi z'ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiyemo abantu b'inararibonye ariko bakaba n'inyangamugayo. Uwa mbere ni Max Segasayo, ni umunyarwanda uzi kandi ukurikiranira hafi amateka y'u Rwanda. Yakurikiraniye hafi impinduka baye mu Rwanda mu mwaka w'1973. Icyo gihe yari umunyeshuri mu Burusiya ariko yarakurikiraga kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1990. Yari professeur visiteur muri kaminuza y'u Rwanda. Yategetse caisse hypothécaire, ikigega gitanga inguzanyo, kuva mwaka w'1983 kugeza muri 90. Kuva icyo gihe kugeza muri 94 yari ambasaderi w'u Rwanda muri Canada. Ni nahatuye kandi yigisha, ari mu gace ka Quebec Gatineau. Bwana Segasayo, wakoze kwemera kuza muri iki kiganiro, nguhaye ikaze. Uraho Venus, urakoze kuba wantumiye muri iki kiganiro. Undi mutumire wacu ni Theodore Mpatswe, n'umugabo nawe ni umunyarwanda wakurikiraniye hafi kudeta yo muri 73 n'inkurikizi zayo. Kudeta yabaye yiga muri kaminuza mu Bubiligi, abenshi muramuzi, yigisha muri kaminuza y'u Rwanda muri za 80. Yakoze no muri ministeri zitandukanye kuva mu mwaka w'1990 kugeza muri 94. Yari umujyanama w'umuyobozi wa banki y'isi yose i Washington. Nyuma ya 94 yakoreye
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere kugeza afashe ikiruhuko kizabukuru. Bwana Mpatswe n'umugabo, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Natumiye kandi Albert Bizindori, niwe uhagarariye utwaje ijambo imiryango y'ababuze ababo nyuma ya kudeta muri 1973. Albert Bizindori ni umuhungu wa Louis Bizindori, wari umuyobozi wa ONACO, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Umubyeyi wawe yaguye muri gereza ya Ruhengeri, utuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo nkwakiriye mba nakiriye imfubyi zose n'abapfakazi, mbahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika. Urakoze Venuste kuduha ikaze. Ndifuza kubaha akanya gato kugira ngo musuhuzanye. Bwana Segasayo Zitukwamo Nkuru, baramutse. Urakoze, ndagira ngo ndamutse aba batumirwa bawe, ariko cyane cyane Albert Bizindori ko Theodore Mpatswe n'umugabo dusanzwe tuziranye. Albert, ndakuramukije. Ndagira ngo ngere kandi ko ngushima mu biganiro wagiye ugirana na Voix de l'Amérique. Nagushimiye ukuri uvugisha, kandi ndagira ngo mpereho nkubwire ko abo uvugira bose, abapfakazi n'abana b'abantu bishwe bikurikiranye kudeta 1973, tubafashe mu mugongo. Murakoze. Murakoze bwana Professor Segasayo. Nanjye ndabaramukije kandi mbashimira. Ntabwo njye nari mbazi, ariko muri iyi minsi nabashije gukurikirana gato zimwe mu nyandiko mugenda mucisha hirya no hino ku rubuga. Nasanze muri quelqu'un de rigoureux, wandika ibintu akabisobanura, akerekana rwose imvo n'imvano yabyo. Nishimiye kwicarana namwe muri iki kiganiro. Urakoze. Nanjye ndaramutsa abavandimwe bose. Segasayo turaziranye kuva muri za 70 tukiri abanyeshuri. Albert nawe twamenyanye mu minsi yashize, kandi nagira ngo nanjye muramutse, kandi nshaka no kumufata umugongo hamwe n'abandi bavandimwe n'inshuti babuze ababo. Murakoze, nanjye ndabaramukije. Nongeye kubashimira mbikuye ku mutima mu kubimbura ikiganiro. Ndifuza kwibutsa abumva ijwi ry'Amerika ko mu biganiro byacu dusangira ijambo tukumva buri wese agatanga umuganda w'ukuri kwe. Ndabakurikira mu bitekerezo mutanga, ndabaha ijambo uko murisabye kandi murarisanganywe. Ndaba hafi kugira ngo ingingo tuganiraho tuzikurikiranye neza kugira ngo zumvikane uko bikwiye kandi bishoboka. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ibi biganiro byateguwe kubera ko hari amateka atazwi neza, cyane cyane uhereye kuri kudeta yo muri 1973. Professor Max Segasayo, mbere ya kudeta, igihe cya kudeta na nyuma yayo, ni iki kitavuzwe neza? Urakoze kumpa ijambo. Nk'uko wabivuze utangira, muri iyo myaka ntabwo nari mu Rwanda, ku buryo byinshi sinabihagazeho, nabikurikiranaga mu makuru nk'uko abandi babikurikira. Kandi icyo gihe byari bigoye gukurikirana amakuru, ntabwo ari nk'ubu dufite uburyo bwinshi bwo gukurikirana ibintu bibera ku isi hose. Ariko nyine ikintu mbona mwasobanuye, ariko wenda nari mfiteho amatsiko kandi simbone ibisobanuro bihagije. Ibintu bisa n'akavuyo kabayeho mbere ya kudeta. Mwigize kuvuga bya za komite dosari zari ziri mu banyeshuri. Hari n'abavuze byari bimaze iminsi bibereye mu Burundi. Nari narishizemo ko byose bifitanye isano, ku buryo nyine ayo masiko nari mfite ntabwo ndacyanayafite cyane. Simbona ukuntu umuntu yabihuza izo za komite zabayeho, ukuntu byagiranye ingaruka kimwe ku kindi. Ibyo byabaye mu Burundi byatumye mu banyeshuri bumva bafite ubwoba, bagatangiriza za komite dosari, cyangwa hari umuntu wabakoreshaga. Abantu nyine ntabwo kasobanutse neza. Hagize nk'umuntu ushobora kuba yabisobanura birushijeho, byatuma imyumvire mfite kuri icyo kibazo yiyongeraho. Ikindi kibazo cya kabiri ni impinduka zari mu mitegekere y'igihugu yariho icyo gihe. Ntawe uyoboye ko icyo gihe hari hamaze gufatwa ingamba zikomeye mu byerekeye gutegeka ubukungu bw'igihugu, bashyiraho cya kigo cyitwa ONACO, cyasaga n'igishinzwe
gushyira hamwe ibikorwa byose bya leta bijyanye n'ubucuruzi bwo mu gihugu no mu mahanga. Ibyo ntawe uyoboye ko bijyanwa n'ibintu bita muri geopolitike, ibintu bya socialisme. Umuntu yakeka ko wenda nabyo bishobora kuba byaratumye ubutegetsi bwa Kayibanda buhungabana, kubera ko ubwo urumva uruhare yari agiyemo, abantu bashobora kuvuga ko agiye kubogamira mu gice cy'abantu bitaga icyo gihe abakomunisiti cyangwa abasosiyalisite. Ni mahire kubera ko hano mu kiganiro dufite impuguke mu by'ubukungu. Bwana Mpatswe n'umugabo, mwunganire kandi umusubize. Aho ngaho rwose turi kumwe nibyo koko, kuko muri 1972 Kayibanda yahinduye umuvuno mu matwara ya politike, ajya ku ruhande rw'abasosiyalisite, bashyiraho mu bukungu nibwo bashyizeho babukura mu maboko y'Abahinde, kuko icyo gihe n'Abahinde bari bakomeye cyane, hari barajansi, baramuzansi n'abandi, nibo bategekaga, mbese nibo bari bafite ubucuruzi mu Rwanda. Bashyiraho ONACO no mu byerekeye gucukura za mine, hari ubusosiyete bwinshi babushyira hamwe, nibwo bashyizeho Somirwa, leta ifatamo igice kinini, kugira ngo ubanza yafashe 49%. Ariko nyine ibyo byateye ikibazo, kuko gushyiraho nako byatumye ibintu ntibyakomeza kuza, yewe ndetse abenshi bibuka ko umunyu wabuze, uburyo abaturage bajyaga mu bishanga, hari batwikaga bagashyira nyine ivu mu biryo kugira ngo hajye akantu kajya kumera nk'umunyu. Ibyo ni bimwe mu bibazo bikomeye, usibye ko hagati aho hari n'abategetsi cyangwa se abakozi ba leta nabo bafashe ari amazu, ari icyo gihe nabo baraprofise, uburyo nk'arya Kigali hagati bose bari barafashe amaduka, amazu yose, abo barajansi bavuyemo. Albert Bizindo, urimo urakurikirana ibyo bavuga, nongere nibutsa mumva Ijwi ry'Amerika yuko icyo kigo ONACO barimo bavuga ni papa wawe wagitegekaga, wari umwana, ibyo ngibyo nta wabikubaza, ariko warize, waraminuje. Wowe ibyo bavuze hari icyo ubiziho, hari icyo ushaka kubyongeraho? Icyo nshaka kubyongeraho ni uko mu by'ukuri iyi ni suje, ni vaste, ni nini cyane, ku buryo kugira ngo abantu babashe kuyiganiraho muri iki kiganiro, kandi hari ibintu byateganyijwe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko ikiri cyo ni uko kudeta yo muri 1973 itagarukira gusa ku byari mu gihugu, me ifite na za connection, donc ifite aho ihuriye n'uburyo imiterere y'isi yari iteye muri icyo gihe, haba mu bihugu duturanye, umubano w'u Rwanda n'u Burundi, umubano w'u Rwanda na Mobutu, ibyo byose nabyo byinjiye muri iyo kudeta. Ariko tugarutse kuri bya context international, nibyo koko muri kiriya gitabo ndakeka Regence yandikamo ko Kayibanda yari afite abajyanama babiri, kuko data mbere yo guhinduka directeur general ONACO yabanje kuba conseiller à la présidence. Bandikamo ko yari afite abajyanama babiri, ugira Shebuja Joseph na Bizindo Louis, bari bafite tendance, donc bari bafite uko babogamiye kuri ibyo bita abakomunisiti cyangwa se la gauche. Ibyo byanditswe, kandi n'ikindi natanga ubuhamya ku giti cyanjye nuko bari abanyekoreya twabonye i Kigali muri za 1974 bajya muri za mouvement d'ensemble. Mu by'ukuri bari abantu, sinshidikanya kuvuga ko umubyeyi wanjye yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo baze mu Rwanda, kuko ni abantu bazaga mu rugo kenshi. Mu rugo hari huzuye ibitabo bya Kim Il-sung, hari huzuye amafoto ye, n'ibintu twe tuzi abantu twabonaga kenshi mu rugo. Ibyo byose tukabihuza, umubano ukomeye cyane wa Kayibanda na Nyerere, ni bimwe mu bintu bitashimishije abazungu. Ariko ndumva ko ari ni suje ndende kuyiganiraho. Byo kubura umunyu ni ikintu numviye ahangaha ntacyo nabivugaho. Ariko ndagira ngo nabajyane kamwe ku bushakashatsi bwakozwe n'umwe muri twitwa Munyandamutsa Alphonse, cyane cyane kuri biya bijyanye na barajansi n'abandi bacuruzi b'Abahindi na za connection zabo n'abantu n'ibintu by'ubusambo byabaga mu Rwanda ariko ntacyo nabivuga kuko ntabifitiye gihamya, ntanabyitondeye ngo mbisome mbere y'iki kiganiro. Hari abatwandikira batubwira ko dukwiye no kureba uruhare rwa Kiliziya mu byabaye mu Rwanda muri icyo gihe cyabanjirije kudeta. Hari urwo muzi, Bwana Mpatswe n'umugabo? Urakoze cyane, ariko sinzi niba twavuga Kiliziya cyangwa twavuga abihaye Imana,
kuko hari abihaye Imana bamwe na bamwe nzi nako tuzi ko bagize uruhare mbese cyangwa se bari inyuma bisangaga cyane. Hari umupadiri bitaga Navo na Shanwane Renaud, ababazi ababikurikiranye bari bakwiye kuzasobanura neza ikintu bakoze, ni uruhare rwabo mu gutegura no kugira inama Perezida Habyarimana. Est-ce muri mwebwe hari uzi chronologiquement ibijyanye na Padiri Navo yageze mu Rwanda ryari? Ndavuga muri kiriya gihe kibanziriza coup d'etat, yaruvuyemo ryari, hanyuma yongeye kugaruka ryari? Ibyo nibura hari ubizi chronologiquement yabitubwira, kuko nabyo byafasha kumva uruhare rwe muri biriya byose. Nararibonye turi kumwe, ninde uyizi, ninde wasubiza Bizindori? Nize muri Kristo Umwami nkuko wabitangije, ariko ntabwo imyaka nahabaye uwo Navo yarakiharangwa. Nahageze muri 1965 barangiza muri 1968. Navo muri icyo gihe ntawe aruhara, agomba kuba rero yaragarutse nyuma. Nanjye natangajwe no kumva ko yagarutse, ku buryo muri urwo rwego rwose nta kintu n'abo bantu bihaye Imana Theodore amaze kuvuga, ngiye numva nta kintu nabivugaho cyane. Nari mfite nanjye ngingimira ku ruhare abihaye Imana nkuko yarabikosoye neza. Ahubwo nakongeraho nkavuga nti abantu twakwita mu gifaransa autorité morale nabihaye Imana wa mugani, ariko nta bari abakiziya gatolika gusa, hari n'abandi n'andi madini yarahari, hari n'abandi bantu b'inyangamugayo bari bahari. Ikibazo nari mfitanye nabo rero njyewe ni uruhare bagize mu byerekeye gufunga abantu bari bafashwe nyuma ya coup d'etat no kwicwa. Ndagira ngo tubanze tugaruke gato ku mvururu zabanjije coup d'etat, kuko zaguyemo abana benshi b'Abanyarwanda, abandi bahunga igihugu. Mbese amakuru twabonye yarabanyuze arahagije? Albert Bizindori. Ngiye ku giti cyanjye ntabwo ibiganiro byatumye tubasha gusobanukirwa neza ku byerekeye ziriya mvururu. Umuntu yagiye yumva abantu batandukanye babivuga mu buryo butandukanye. Ndibuka nka Bwana Sebatware wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe, izo mvururu we iyo azivuga ashaka kwerekana uruhare rukomeye cyane rwa pariti icyo gihe MD Parmehutu, ko ariyo yaba ifite uruhare rukomeye muri izo mvururu. Nyamara umwe mu bakamarade, ndavuga Major Simba, we Bwana Venuste umubajije, we yaravuze ati ntabwo bishoboka, ntabwo byose byaturukaga muri Kayibanda no mu ishyaka, yari kuba afite se izihe nyungu. Ahubwo akavuga ati icyo dukwiye kureba twebwe ni izo mvururu zaturutse. Simba icyo gihe agasibura ku buryo bugaragara bariya biyitaga Comité du Salut Public, akavuga ati urebye abasore bari muri Comité du Salut Public, Simba we yaranabivuga, sinatinya kubivuga, akavuga ati basanga higanjemo abasore bakomoka mu karere k'amajyaruguru, ati ku buryo ikigaragara ni icyo bo bahuriyeho n'abakoze coup d'etat nyuma. Akavuga amazina, muri ayo mazina atanga avugamo Bizimungu Pasiteri, akavugamo ba Nahimana, akavuga n'abandi, umuntu yakongeramo n'abandi nka Musabe Pasiteri n'iki. Simba kuko avuga ati hari izo mvururu, hari ibijyanye noneho abanisi abatwara nabivuga ibijyanye no ari amaliste yirukanaga abantu nk'uko Venuste yabivugaga. Bigaragara kenshi ko twabonye ubuhamya bwa Ndengeyinka, Colonel Ndengeyinka, ubwo avuga ati njye niboneye Kanyarengwe ubwo arimo kwafisha ayo maliste. Uwo Kanyarengwa akaba ari we nanone Hakizimana Alphonse wavugaga mu kanya, avuga ati ni celui qui nous demande de le faire, mu gifaransa cye cyiza avuga ati celui qui nous demande de le faire. Nitwe twabikoraga kandi Kanyarengwa qui nous demande de le faire. Ndavuga ibyo guteza imvururu mu gihugu, ku buryo umuntu ashatse gutira conclusion za mbere umuntu ashobora kugira nuko usanga ko ba nyiri gutegura coup d'etat izo mvururu bashobora kuba barazifashije kugira ngo bateze akaduruvayo mu gihugu, babone uko bagera ku cyo bifuza. Nge nicyo mbona ikiganiro cyerekanye, nubwo umuntu akeneye ko kameme hagumya kubaho ubushakashatsi bukabinonosora neza. Nagira ngo ngire icyo nongeraho Venuste, nuko ibyo avuze ndabyemera. Nanjye nanabanje kubigarukaho gato mvuga nti hari uruhare izo za komite zagize, nabo bandikaga amaliste, ibyo twarabyumvise, n'ubuhamya bwa Simba nabwo bwarabivuze. Ariko mu by'ukuri njye numvaga koko ayo maliste yandikwaga ibikorwa bya Comité du Salut Public hashoboraga kuba hari akaboko kari inyuma, niko ntari narashoboye gufutukirwaho, ubwo wenda byamfasha kubyumva. Ariko icyo nashaka kugira ngo nongereho ni uko umuntu mu byavuzwe ubuhamya bwatanzwe ntawakwirengagiza ko
n'abantu bita ko ari abakiga hari ikintu bakekaga ko hari abantu agatsiko gashobora kubagirira nabi. Aho rero naho haracyari itsinda umuntu yagerageza gucukumbura. Ikibabaje rega ni uko abantu benshi bashobora kuba baduha ubuhamya kuri icyo gihe kuri ayo mateka, abenshi bariho baragenda bashira, bapfuye, abandi barasaza, n'imyaka iriho iragenda yiyongera ku buryo abantu bagenda bibagirwa. Ibyo byaragaragaye rwose ko mu buhamya abantu bagiye batanga hari ibyo wumvaga ukavuga uti ibi ntabwo bihagije, hari ikintu wenda atavuze neza, ariko wenda bishobora kuba ari uko yibagiwe. Aho nashaka kuvuga ni uko nyine ubushakashatsi bugomba gukomeza kugira ngo turebe abantu icyo bikangaga niba nacyo cyari gifite ishingiro, nk'uko umuntu yabivuga ashaka kugira ngo akoreshe inshamake. Hari indi kudeta yashaka gukorerwa abantu b'abakiga kugira ngo bakure babigizeyo. Ibyo nabyo ni ibintu bigomba gusobanuka ko iyo mvugo, iyo myumvire iracyariho kandi ntisobanutse neza. Niba harabaye urwikekwe rushobora kuba se rwarabaye intandaro y'intabaza SOS mon general, ya nyandiko ivugwa ko yasabaga General Habyarimana gufata ubutegetsi ngo aramira bamutabazaga, ariko se rwaturutse he, rwageze gute kwa Kayibanda? Albert Bizindori, nzi ko wakoze ubushakashatsi bwimbitse ufatanyije na Dr Pio Kamoso, mbese mwigeze mumenya inkomoko y'iyo nyandiko SOS mon general? Ndagira ngo nkubwire ko twibanze hanini ku byerekeye ijoro ry'uwa 4 n'uwa 5 Nyakanga ubwaryo, ariko bitavuga ko tagiye mu byo twabonaga justement duca kuri iyo nyandiko SOS mon general tukareba ikivugwaho, ku buryo usanga harimo version ebyiri abantu babivuga ukubiri. Hari version yatanzwe na Shimamungu yashyize mu gitabo cye ishaka kuvuga ko ari inyandiko yakozwe n'abanyagitarama, ndavuga abanyagitarama entre guillemets, donc bavugamo cyane Kapiteni Bizimana, akaba barayanditse bagira ngo bateranye nko gucisha umutwe wa Habyarimana, donc bamuteranye na Perezida Kayibanda. Iyo ni version imwe, ariko hari version ya kabiri nyine ivuga ko yanditswe n'abaofisiye b'abakiga, nyuma baje no kugaragara ko ari bo bari les vrais meneurs ba coup d'état, batoya bamaniragwa, barizinde n'abandi batoya nk'abo ngabo, bayandikira Habyarimana bamusaba kwidesida yo ku giti cye parce que ababuza gukora coup d'état. Yaje kugaragara itengo igere kwa Kayibanda. Mu bivugwa nabyo bikeneye gukorerwa ubushakashatsi, nuko birara iyo document yaje kugera mu biro bye akayisoma, ariko noneho yaba yaragumye ku biro bye cyangwa yarayijugunye muri poubelle, abasekreteri be bakaza kuyigeraho, ndetse bamwe bakabavuga kuri yo yafungishije bari abakozi batoya b'abasekreteri bo muri presidence. Ibyo nibyo twabashije kubona, ariko nk'uko twabivugaga ni ibintu bikeneye gukorerwa ubushakashatsi bikanonosorwa kuko abantu bakamenya ukuri nyako kuri iyo nyandiko. Washington, ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Kimwe mu bibazo twagerageje gushakira ibisubizo no kumenya niba iriya kudeta yarateguwe cyangwa se itarateguwe. Bwana Segasayo, wowe ubibona ute? Icyo kibazo kirankomereye kubera ko ari ibibazo bimwe nibaza. Hari ubuhamya rwose Colonel Simba yavuze bisa n'ibintunguye ko yaravuze ati kudeta yateguwe na Habyarimana, aratwasosia, aradutumira turaza turasinya. Ahantu rero nyine narahumvise hasa n'ahantangaje, ariko ubwo n'ubuhamya bwe nawe avuga ku bintu ahereye ku myumvire abifitiye kandi nuko yabibonye nawe bimugishaho impaka. Icyo nibaza, kandi hari n'ubundi buhamya bwavuzwe buvuga ko Habyarimana na Kayibanda bari bafitanye une relation particulière, bari abantu b'inshuti. Hari n'abandi babitanzeho ubuhamya bavuga yuko Kayibanda atari yiteze yuko Habyarimana yamukorera kudeta. Bon, ibyo ndumva ari ibintu biriho. Hari n'ubuhamya bwavuzwe buhereye ku magambo ya Habyarimana aribwo bugaragara mu gitabo cya Shimamungu, buvuga ko Habyarimana amaze kwitaba kwa Kayibanda hari ikintu yabonye kimutera ubwoba, noneho ahita asohoka, aribwo yafashe icyemezo cyo kujya gukora kudeta. Ibyo umuntu yabifata uko abyumva kubera ko bikazakemurwa n'abasesenguzi. Ikibabaje ni uko abo bose batakiriho kugira ngo umuntu abe yababaza mbona kubone, ariko umuntu yakwibaza ati ni iki cyatumye Habyarimana
mbese reka nkoreshe expression y'igifaransa bita passer au Rubicon. Mu kinyarwanda wenda umuntu yabihindura avuga ati kurenga umweko nk'uko babivugaga mu mugani wa kinyarwanda, iyo umubyeyi wawe yashaka kugira ngo akuze ikintu. Ariko iyi kudeta yatanzweho ubuhamya butandukanye, muribuka ubuhamya bwa Jean Marie Vianney Nkeza-Bera wari umunyeshuri muri kaminuza icyo gihe, ariko akajyana na se wari minisitiri muri leta ya Kayibanda kureba perezida Habyarimana. Albert Bizindori wakunganira Professor Segasayo. Nibyo kuko bwana Veniste, ndahera mbere ku byavuzwe muri ibi biganiro, hanyuma ndangirize ku byo ubwo bushakashatsi wigeze no kuvuga haruguru nakoranye na Dr. Pio Kamoso. Ibi biganiro koko byavuze cyane kuri iyi kudeta, wari utangiye uvuga ku buhamya bwatanzwe na Nkeza-Bera Jean Marie Vianney, umuhungu wa Minisitiri Nkeza-Bera, wagiye kwa Perezida Kayibanda, nawe muri iryo joro batumiyemo Habyarimana. Twamwumvise avuga ku ijwi rya Amerika ko Major Nyampame yamubwiye ko amasambere menshi mbere y'uko kudeta itangazwa bo bari barangije mu birindiro byabo bategereje gusa ko bahabwa amategeko. Ubwo ni ubuhamya bwa mbere. Ubuhamya bwa kabiri navuga, hari umuturage ni umwarimu mu Bugoyi hari hafi ya za Nyundo, avuga ko yakoranye na Maurice Sebahunde, bose ari abarimu, nyuma waje kujya muri Sûreté akaba umuntu ukomeye. Avuga ko ku ya 4 Nyakanga ubwe ahamya ko Perezida Habyarimana n'abandi basirikare bakomeye biriwe mu nama kwa Rwagafirita, icyo gihe bategekaga ikigo cyo ku Gisenyi. Ati ahagana ku mugoroba amakamyo yuzuye abasirikare yafashe urugendo aza muri Kigali. We yumvishanisha neza ko kuri uwo wa 4 Nyakanga Habyarimana yiriwe kwa Rwagafirita mu kigo cya gisirikare bari mu migambi yo kudeta. Hanyuma twanumvishe kandi abasirikare bagiye batanga ubuhamya, ari ba Kizabera Christophe, ari ba Bikorimana, bavuga ibyerekeye byabanjirije kudeta, ndetse cyane cyane bavuga ku byerekeye ihindagurwa ry'abasirikare. Bati mbere gato ya kudeta abasirikare bakomoka mu majyepfo y'igihugu bimuriwe muri za province, ahubwo ugasanga muri abakomoka mu majyaruguru barimo kwinjizwa muri Kigali. Hanyuma n'ikindi ufashe nk'urugero rwa Rwigamba wari wungirije Major Simba yasohowe muri Kigali, bityo wari ukurikiyeho ari we Lieutenant Maniraguha aba uyobora ikigo cya Kanombe muri icyo gihe cya kudeta, igihe bari batumiye Simba kuza muri Etat Major. Bagosora Theoneste yayoboraga kompanyi PM, icyo gihe yahaye kuyobora na kompanyi ka Kigali, yagombaga kuyoborwa n'uwitwa Musonera, ariko bahitamo ko abiyobora byombi. Mbese ukabona ko hari ibintu byerekana ko hari ibikorwa byari birimo gutegura, utiriwe uvuga na ziriya mvururu zose n'iki bavuzeho. Ariko ku byerekeje ijoro ryo 4 Nyakanga nk'uko nakubwiraga, ndabivuga mu magambo make cyane, nuko iryo joro ryo 4 Nyakanga rivugwa n'umuntu umwe gusa, rivugwa na Perezida Habyarimana, kuko abandi bose mu by'ukuri abo nakwita les protagonistes baje gupfa nyuma, bose barapfuye. Ce qui fait que abanyarwanda ikintu bahabwa ni icyavuzwe na Perezida Habyarimana cyonyine. Perezida Habyarimana rero hari abantu yabwiye barimo umufasha we, akaza kubibwira Eugene Shimamungu akabyandika mu gitabo cye. Yabiganirije Colonel Serubuga, abiganiriza Andrea Sebatware. Rero ikintu twasanzemo nuko mu byo ababwira harimo kunyuranya, birava ku muntu umwe, ariko ibintu byose ntibivugwa kimwe, amasaha aratandukanye. Ndetse na Habyarimana yaje kwivugira muri disikuru yavuze ku ya mbere z'ukwezi kwa 8/1973 abwira abanyarwanda, nabyo iryo joro yarigarutseho, aho yavuze ati mu masaha 7 z'ijoro bari bampitanye kwa Perezida Kayibanda. Serubuga yabisubiramo wakavuga ko saa 4 z'ijoro bari barangije gukora kudeta, mu by'ukuri barangije gushyira abantu bose aho bagomba kujya. Ibyerekeranye n'imodoka, Habyarimana avuga ko yagiye kwa Kayibanda yitwaye, agasohokamo yirukanka, imodoka yayiparitse agahita yinjiramo akagenda. Yabibwira Sebatware byo bigahinduka ko iyo modoka yari irimo umushoferi. Ku byerekeye ibyo kuraswa, ugasanga arabwira umwe ko yarashwe, yabibwira Serubuga, ariko kwa Sebatware ugasanga ntabwo avuga ko yigeze araswa. Ndetse hari nk'ikintu gitangaje cyerekeranye na ari kurira wari secrétaire général muri présidence, bavugamo ko muri icyo gihe yahuye na Habyarimana asohoka
ngo asohoka kwa Kayibanda yirukanka ngo akamubwira ngo nepa per mon general. Uwo ni Sebatware bivuga, ndetse Sebatware akanongeraho mu gitabo cye iyo umuntu abisomye ko Habyarimana yamubwiye ko yashakaga kugira ntari kure prefagitama nyuma ya kudeta. Nyamara wajya kubisoma mu bandi ariko ashima Mungu bo bagakubwira ko noneho Habyarimana yavuze ko uwamufashe mu maboko ashaka kumwica ndetse wanamurasheho ko ari ntari kure. Ibyo byose ugasanga ni ibintu binyuranye bikumvisha ko watekereza niba abo yabibwiye batahimba ngo babeshye ko ari ubwe ufite inkuru ahimba kandi akayivuga mu buryo butandukanye bikurikije abayibwira. Ibintu ngewe bituma ngira conclusion kudeta yarateguwe, bayifatiye igihe mu buryo bwa gisirikare barayitegura, ndetse Habyarimana yanabyibwiriye ambasaderi w'Abadage. Ibyo umuntu abisanga muri za depeshe za Wikileaks avuga ko bari bariteguye kuva kera gukora iyo kudeta. Ibyo byose ni ibimenyetso bigenda byerekana ko kudeta yateguwe mu by'ukuri. Noneho ko na biriya bivugwa byo kwa Kane Nyakanga by'uko bari bagiye kumwica, mu by'ukuri wavuga ko nta kuri kurimo. Yagiyeyo byo ntawe ubishidikanya, ariko byagenze gute? Theodore Mpatswe n'umugabo na Max Segasayo, hari icyo mwongera ku byo Albert Bizindori yamaze kuvuga kugira ngo tujye ku yindi ngingo? Njyewe icyo nakongeraho ni uko wa mugani koko hamaze kuvugwaho byinshi, abatanze ubuhamya ni benshi. Icyo umuntu yakwifuza ni uko niba hari abandi bantu b'inararibonye bariho bashobora kuba batanga ubuhamya bakongeraho, noneho ubwo ahasigaye tukabirekera abahanga mu by'amategeko, akaba aribo bazabicukumbura bakabisesengura bakabitohoza bagafata umwanzuro. Urakoze. Mpatswe n'umugabo. Nanjye nuko ndumva nta kintu nakongeraho, kuko icyakora wa mugani hari ibintu byinshi byerekana ko kudeta yari yarateguwe. Hari byinshi bari byabaye muri za 72, ari ziriya mvururu n'ibiki byose. Hari ibintu byinshi umuntu akeka ko bagomba kuba barateguye. Kudeta irabaye. Tugiye gusubira kuri Segasayo mu kanya. Nakwatse ijambo, reka ndi gusubize. Wari utangiye kuvuga ku bantu bafashwe nyuma ya kudeta bakicwa, wibaza impamvu bishwe kariya kageni. Ijambo ndari gushubije. Urakoze. Icyo kibazo nagishiramwe ibice bibiri. Hari icyemezo cyo kwica abo bantu, hakaba n'icyemezo cyo kubica ukoresha uburyo babishe by'ubunyamaswa, mbese ntabwo umuntu yatinya kubivuga. Aho rero naho dushoboye kubona ubundi buhamya bwatuma imyumvire yacu irushaho kwiyongera, byadufasha. Hari nashimishwe no kubona ko mwacukumbuye la Voix de l'Amérique mukabona abantu batanga ubuhamya babihagazeho, abakozi bo hasi cyangwa bo hagati. Ibyo ni byiza, hashoboye kuboneka abandi byadushimisha. Ariko nshaka kuvuga, hari ukuntu twari dufite leta ikora itegeka muri uko kuntu yakoraga. Hari gutegeka za gereza zategekwaga zite. Ibyo dushobora kuboneraho vuba ubuhamya budusobanurira ukuntu ubutegetsi bwa za gereza bwari bumeze, tukanamenyeraho niba iyo gereza yo mu Ruhengeri yari ifite statut spécial itarategwaga nk'izindi za gereza. Ibyo byazadufasha kumenya ukuntu ibyemezo byafashwe bigashyirwa no mu bikorwa. Bwana Segasayo, kimwe namwe mwese mwumva ijwi ry'Amerika, ndifuza kubumvisha icyo Maître Alphonse Sebazungu abivugaho. Abo banyapolitiki igihe bari bafungiye mu Ruhengeri, yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubutabera, ikaba ari nayo yari ifite mu nshingano zayo gucunga za gereza zo mu Rwanda. Yari umutumire w'ijwi ry'Amerika. Nagira ngo mudufashe kumva neza ikintu cyakunzwe kuvugwa hano ku ijwi ry'Amerika, aho abantu barimo Sebatware, barimo Zigiranyirazo, barimo Biseruka batubwiye yuko Minisitiri Nkurunziza yigeze kujya gusura iyo gereza ngo uwitwa Sembagare akamwangira. Icyo kintu Nkurunziza mwigeze mukiganira, yigeze kibabwiraho? Ibyo nibyo rwose Minisitiri Nkurunziza twarabivuganye,
yambwiye ko yagiye gusura gereza ya Ruhengeri bakamwangira, ambwira rwose ko yabonye icyo kintu ari agahomamunwa, ari skandale. Minisitiri uyobora gereza, umuntu ucunga gereza akaba ari umwangira kwinjiramo, ni ibintu bitigeze byumvikana kugeza uyu munsi. Ariko se nkawe nk'umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubutabera, imyaka 6 yose wamaze kuri uwo mwanya, wigeze iyo gereza uyisura? Numvise minisitiri wandikaga ambwira ko atigeze akandagiramo, bamwirukanye. Nanjye naje kubaza ku ruhande, mbaza umwe mu bacungaga iyo gereza, ndabaza ese iya gereza buri umuntu yazayisura gute? Ko nabonaga za raporo, imibare, ariko ibindi nyine ntazi uko hasa. Arambwira ngo kereka bayakira ubwite bakwemereye. Abo ba nyir'ubwite ni bande? Aho ngaho nyine nibyo nshaka kugusubiza. Nahise numva ko niba minisitiri wategekaga atarashoboraga kwinjirayo, abo ba nyir'ubwite barabamuta. Ntabwo namusobanuje kuko numvaga nabamushyize mu bibazo, ariko numvise icyo ashaka kuvuga ko hari undi muntu uyobora iyo gereza a distance, mbese ari uyikurikira mu buryo umuntu cyangwa abantu bagikurikira ubwabo, minisitiri atarimo. Ariko ikintu abantu bakomeje kwibaza ni ukuntu abanyapolitiki bakomeye, barimo minisitiri, barimo ibyegera bikomeye by'umukuru w'igihugu, bafunzwe bakaburirwa irengero, bari muri gereza iri mu gihugu, muri ku butegetsi, ntimubimenye, ntimunabivuge. Icyo kintu kuki kitavuzwe, kuki mwebwe mutacyanditse muri ayo maraporo, ntabwo abantu bagisobanukirwa impamvu byagenze gutyo? Abakoze minisitiri, ibyo ari byo byose abantu bavugaga ko abo banyapolitike baguye muri gereza, ariko nta muntu watinyukaga kubivugaho. Urumva ko na minisitiri Nkurunziza kuba yaragiye gusura, ubwo yagira ngo amenye ibyo ari byo wenda bikoreho raporo, ariko ntibatumye ageramo. Nawe yahise yumva ko ari ikibazo atashobora no kwirirwa akoraho raporo. Uyu yari Maître Alphonse Sebazungu. Bwana Segasayo, ibyo wumvise birakunyuze? Ndumva bimwe mu ngingi nari mfite mbibonye. Ahasigaye ni ukumenya ibyo byemezo ko byashyize mu bikorwa, niba hari abantu bashobora kuba bafite ubuhamya bw'ukuntu ibintu byakozwe, bashyize ibyo byemezo byari byatanzwe byo kwica abo bantu, bakajya kuri stade kugira ngo babice bakoresheje iyicarubozo. Ibyo nyine nabyo ndakeka ko atari umukozi usanzwe wifatiye icyo cyemezo. Hagomba kuba wenda hari n'izindi nzego zo hagati zabigizemo uruhare. Sindi rero natwa hazashobora gukorwa ubushakashatsi bwatuma tumenya niba hari abantu bakiriho bashobora kubitanga ubuhamya bakabitubwira. Bwana Matse n'umugabo, hari icyo wakunganira Segasayo mbere yuko tujya kuri Bizindori? Gukora kudeta irakozwe, ariko se kwica abantu ukabica urubozo uko babishe, yewe sinzi niba ari nabo kinyamaswa plus, ni kure cyane, birengeje urugero. Ikindi ikibabaje ni ukubona ukuntu bafashe ababyeyi, abagore b'abo bantu bari bafunze banishe, nabo n'abana babo ntibashobore kubona ukuntu bakababuza kuva mu giturage, ntibashobore, mbese nabo bakabafunga. Ni ibintu byinshi rwose wibaza, ese ibi ubugome, ubunyamaswa bw'abanyarwanda ni ibiki? Aho ngaho ni ukwibuka, kandi wongeye ukareba ibintu byagiye biba kera, ukareba amaraso ameneka buri gihe uko bahinduye ubutegetsi. Aya maraso abanyarwanda n'ukuntu bicana nabi bikabije, ibi ni ibiki koko? Hari iki kintu cyo kwica urubozo, hari n'ikindi kintu, hari nibutse ukuntu binyibutsa iyo bavuga nk'urutare rwa Kamegeri, kubona abantu umuntu atekereza ko bagomba gucanira urutare kugira ngo bashyireho umuntu. Ibyo abanyarwanda, hari ubwo bugome bakureba buturuka he, biterwa n'iki, tuzabuvamo dute? Ni ikibazo gikomeye cyane.
turi kumwe na Bizindori nk'uko nabivugaga mu kanya, uhagarariye imiryango y'ababuze ababo nyuma ya kudeta, niwe murimo mubwira. Albert, urabumva, ni wowe ubwirwa, nzi ko bitoroshye kugira ngo ubone amagambo asobanura imvugo nk'iyo ngiyo n'ibikorwa nk'ibyo bakubwira. wowe wakongeraho iki? Bwana Veniste, ikintu nshakongeraho ni uko mbere gato y'uko ibi biganiro bitangira kuri Voix de l'Amérique, donc ku itariki 2 z'ukwa munani muri uyu mwaka, habaye ibintu bibiri ngira ngo mvuge mbwira abanyarwanda. Ikintu cya mbere ni itangazo ryakozwe na Matata, dusanzwe tuzi ko ari umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, tunashima twemera ibintu akora. Yatanze ikiganiro avugamo ngo Perezida Habyarimana ni umunyamahoro, ni umuntu w'umunyamahoro, perezida w'umunyamahoro, nta bantu yigeze yica, ngo keretse abanyapolitiki bake b'abanyagitarama. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, mu kwibuka igihe cy'indege yaguye, urupfu rwa Perezida Habyarimana, abantu bateraniye mu rugo rwa Perezida Habyarimana hano mu Bufaransa, barimo Colonel Serubuga, nibwo yongeye kudevelopa disikuru ye avuga coup d'état sans effusion de sang, coup d'état itarigeze imena amaraso. Icyo ni ikintu byaradushenguye cyane. Ibyo bintu bibiri byombi bituma twirukanka hirya no hino, tugize Imana dukubitana nawe Veniste, nawe ufite gahunda yo kugira ngo uzakora ibiganiro kuri ya coup d'état n'ibyayikurikiye, hanyuma ibyakurikiye byose abantu barabibona. Ariko ubu ngubu ikintu abantu bamaze kubona birampa icyizere ko iryo jambo umuntu atazongera kuryumva na rimwe, kumva perezida w'umunyamahoro utarigeze yica abantu ngo coup d'état sans effusion de sang. Icyo ni ikintu twizera ko kitazongera kuvuga. Ntabwo nirirwa nsubiramo ibyabaye, byaravuzwe, abantu benshi babisubiyemo, byabujije abanyarwanda benshi gusinzira. Nzi n'umunyarwanda watubwiye ko we kuva ibiriya biganiro byatangiye yiyemeje ko ku itariki ya 5 ya buri kwezi atazajya yiyiriza kubera ibyo yumvise kuri ibi biganiro. Ikibazo cyabajijwe ni ibyo bintu byakozwe binyuze, mwihangane nzi ko igihe ari gitoya, ngereka mbabwire ku itariki ya 22 z'ukwa karindwi mu 2015 mu kinyamakuru Echo d'Afrique, Colonel Serubuga yanditse article yasubizaga ya Dr Naza wavugaga ku kibazo cy'abakiga n'abanyenduga, avuga ati ubwicanyi nibwo bwabiteye. Noneho Serubuga ashaka kudusobanurira uburyo ibintu byose byaruruganize, donc byerekeranye no gucunga ziriya gereza no kwica bariya abantu, ashaka kubisobanura. Ariko we objectif ya mbere afite ari ukwerekana ko ingabo yayoboraga nta ruhare zari zifitemo. Ngiye kubibasomera, ntabwo mbibasomera, ndabibabwira mu magambo make, bitubwire mu magambo make, namubwo murakuramo icyo muvuga. Byakurikiraga urupfu rwa Gasamunyiga, Gakire na Kalisa Narcisse, hanyuma za information zikaza ku byombo bya gisirikare zikagera muri Etat Major. Habanje gupfa Kalisa ibyumweru 3 nyuma ya coup d'état, no turacyari mu kwezi kwa karindwi. Icyumweru kimwe y'urupfu rwa Narcisse hapfa Gakire na Gasamunyiga, no kuvuga turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani. Hanyuma G2 icyo gihe kapiteni Nyamwasa aravuga ati nzajya nkoresha iki mwene ibi bintu biza bitubwira ko abantu bapfuye. Perezida Habyarimana ahita avuga ngo bateranye inama ya Etat Major bige kuri icyo kibazo. Ordre du jour iyo nama yari iki ngo sécuriser les transmissions militaires, no kuvuga tuzabigenza gute kugira ngo izo information za gisirikare zitambuke zitabashe kubonwa n'abantu bose. Abantu barapfuye, inama ya Etat Major irateranye, ntabwo bavuze ngo twige uburyo abantu batazongera gupfa, ahubwo noneho biga uburyo ibyo bintu bitazongera kujya bijya hanze. Ubwo noneho ibyemezo byafashwe n'ibihe. Icyemezo cya mbere cyafashwe gushyira abasirikare mu miryango no mu nkengero za gereza ku buryo ntawe uzongera kuzegera no kuzinjiramo adafite uruhushya rwihariwe rutanzwe na Procureur wa Repubulika. Icyo ni icyemezo cya mbere. Icya kabiri, gutanga abasirikare no kubaherekeza izo mfungwa iyo zisohotse n'uburyo bukenewe bwo kugira ngo abo babashe gukora. Icyemezo cya gatatu, anketi zambuwe inzego za Minisiteri y'Ubucamanza zishizwe mu bakozi
bashinzwe iperereza. Icyo gihe Rizinde agirwa OPG a competence générale, abakozi be bagirwa OPG a competence restreinte. Icyemezo cya kane, abayobozi ba gereza bashyirwa mu maboko ya renseignement no kubakurwa mu maboko ya Minisiteri y'Ubucamanza, basigara bayoborwa na renseignement. Ngiyo infrastructure yubatswe kugira ngo kiriya gikorwa kibashe kuba mu mutuzo, mu mudendezo, nta muntu ugikomye mu nkokora. Ibyo ni ibyanditswe na Serubuga. Ubwo rero ibindi byose birumvikana aho byaturukaga, uburyo ibyemezo byafatwaga n'ababiyoboraga. Mushatse wenda ndi bubigarukeho, ariko muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitangwa ubuhamya n'abantu batandukanye, ni uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi. Ndabivuga vuba vuba. Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana qui coordonnait tout, niwe bahaga raporo. Simba kurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa, byari hagati ya Perezida Habyarimana, Etat Major na renseignement. Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe, babiri cyangwa batatu, Habyarimana ashobora kugira abihungira, ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye, atabitangira urushyi. Serubuga yongeraho iriya témoignage yaduhaye yo kuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhotorera abantu mu Rwabayanga, akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi. Ntiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa. Reka ndekera aho ngaho, ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe. Noneho ni infrastructure aho yaganaga, uwayiyoboraga, uwayishakotaga, uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza. Murakoze. Urakoze nawe Albert Bizindori. Ibimaze kuvugwa Professor Segasayo, hari isomo bivanyemo? Isomo ndabyumvise kandi ntabwo ndabona harimo gutohoza guhagije. Isomo nkuyemo nuko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse. Twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa, cyane cyane ibihugu bifite demokarasi. Hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta. Ndumva ibyo byose byabaye, iyo infrastructure zino ramaze kutubwira yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari. Ndetse ahubwo nakongeraho ko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe, byamaze igihe. hagombaga kuba hari ibimenyetso byabonetse, yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona, zikagira ikintu zibyandikaho, zigatabariza ubutegetsi nabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ikintu. Niryo somo rya mbere nkuye. Inzego zacu icyo gihe ntizari zishitse, ni ukwizera ko nyine twabivanamo isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishitse zo kugenzura n'imikorere ya leta. Ko leta ni abantu bose, ntabwo ari umuntu umwe. Nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere, ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana. Ahubwo mbihereyeho kugira ngo mbaze n'ikindi kibazo, ko nyine ubwo hari infrastructure yari iriho, hari abantu nyine mvuga nti niyo baba bariho baragenzuye leta bagatabaza, ariko hari na autorité morale nkuru nigeze kubivuga, abantu bashobora kuba ari abayobokamana, ari ikigo mu nzego zose, mu madini yose, n'abandi bantu b'inyangamugayo. Nabo ntawavuga ko ibyo bintu byabaye ku gihe kirekire batigeze babyumva. Bakoze iki? Habwo bigeze batabaza? Ese hari ubuhamya mwabonye? Bizindori ndakubaza, hari ubuhamya mwabonye ko hari abantu bagerageje gutabaza ariko ntibabumve? Bizindori, ibyo ni ikintu twagarutseho justement muri convention yacu muri 2014. Bari abantu barapfuye bicwa muri buriya buryo. Umunsi ku wundi abantu barabimenya, barabivuga, muri Kigali biravugwa, ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko izo nzego autorité morale na kiliziya, za ambassade, za Croix Rouge, abantu bose barabimenye. Ariko iyo dukurikira dusoma, Croix Rouge yarekeyeho kubareba vuba cyane, ndeka no kuvuga ko itabatabarije ko nabizi, ariko ntabyo twigeze tubona. Mbese barabaretse barapfa bonyine. Natwe imiryango yacu ibyabagaho nabyo nyambivuga, wenda abamama bacu bari kujya kwicara imbere ya perezidanse, bari kujya kwicara imbere ya gereza bakavuga ati muduhe amakuru, ariko nkurikije context yari icyo gihe ntabwo bari kuyicara imbere ngo bayive imbere, nabo bari kuyinjiramo.
ariko ikibazo abantu bakunda kohereza hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubabarize n'iki gikurikira: kubera iki ibintu byari byaragizwe ubwiru, kuki buriya bwicanyi butavugwaga mu Rwanda? Reka mpere kuri wowe Bwana Mpatswenumugabo. murakoze, ariko ingewe ndumva nta gisubizo nakubonera, ariko ikindi kibazo ni ukubona ukuntu abanyarwanda iteka kugira ngo bazavuge abantu baba barashizeho kera, no kutagira, urabona nta mashyirahamwe abanyarwanda bari bafite yo kurenganura ikiremwa muntu, wa mugani za Croix Rouge na za Kiliziya bose baricecekera. Ni ibibazo bikomeye kuko igihe leta ntabayireba ntabayicunga, leta irasara ikora ibyo ishatse. Ibyo byari ibya kera, ubu se noneho ko ayo mashyirahamwe ariho, kubera iki bitavugwa? Kubera iki nyuma y'imyaka irenga 40 abantu badatinyuka kugira ngo batange amakuru, bavuge uko abo bantu bishwe n'aho bashyizwe, byibuze imirambo yabo igaragare? Reka tubaze Bizindori, nzi ko ari ukukugora, ariko wowe ubibona ute? Venuste, ni ikibazo gikomeye kugisubiza, ariko za hipoteze ni nyinshi. Hipoteze zishobora gutangwa ni wakwibaza utese urupfu rwabo rwari rufite abantu benshi rwaranja. Icyo ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza. Ikibazo cya kabiri, ese urupfu rwabo abantu benshi bari complice, donc la complicité ituma mu nzego zose abantu baceceka ntibavuge. Ikiri cyo nakubwira nuko mu bantu basanzwe, iyo mvuga ngo muri Kigali byaravugwaga, icyo gihe twari dutuye mu giturage ku Ndiza muri komine ya Nyakabanda, ariko abaturage bo muri Nyakabanda barambwiraga iso afungiye mu mazi, kugeza muri Nyakabanda abantu babizi. Ni ukuvuga ko muri Kigali bo barabiganiraga. Ikibazo cyari abashobora kubavuganira n'ibandi. Icyo gihe byari bikomeye, ariko noneho ukavuga uti kuki nyuma yaho kugeza n'uyu munsi, Venuste nkubwire, muri 2014 dukora iriya convention yacu, ndashimira abanyarwanda benshi badufashe mu mugongo, bakaduhamagara bakatwandikira tubwira ati nimukomere. Ariko ndakubwira ko dufite abanyarwanda benshi nabo b'abantu bazi ubwenge, abantu uyu munsi batubwira ko bahanira ko u Rwanda rugera kuri demokarasi, ko barwara intambara yo kugira ngo bakure igitugu mu Rwanda, ariko bakatubwira ati muceceke ibyo muvuga ni ibiki, murazura kabuze, ibyo ntibigomba kuvugwa. Kugeza n'uyu munsi turacyafite abantu byonyine umuntu nka Matata twubaha atinyuka kuvuga ngo nguretse abanyepolitiki bake. Donc abantu icyo kibazo bashaka kugipfuka kuko ngo batekereza ko gishobora kubuza izindi nyungu kugerwaho. Ni mupfukirane kiriya kibazo kugira ngo ziriya nyungu zibashe guharanirwa. Nkeka ko abantu benshi bari muri iyo état d'esprit, ariko twe ku giti cyacu ntabwo dushobora kubyemera, kandi hatangiye no kuboneka abandi bantu benshi badashobora kwemera iyo état d'esprit. Ibibazo by'u Rwanda bizakemurwa nacyo kivugwa, ntabwo bizakemurwa cyo bagipfukirana nk'uko benshi babishaka. Reka mbaze iyi nararibonye, Bwana Segasayo, hakorwa iki kugira ngo bivugwe? Yewe ndumva ibyangombwa biriho bikorwa nk'ibyo bikorwa bya Voix de l'Amérique, ariko icyo nakongera ku byo Bizindori aravuze ni uko ntabwo icyo kibazo nk'uko Mpatswenumugabo yabitubwiye atanga wa mugani wa Kamegeri, tuboshywe n'amateka. Amateka ntabwo akorwa mu mwaka umwe, akorwa mu myaka myinshi. Ayo mateka yaratuboshye atuma nyine dushaka ikintu cy'ubwiru cyaratwinjiyemo, ariko nk'uko nkunze kubivuga ntabwo ibyo ari ibintu bizahoraho. Urabona turiga, abana bacu bariga, baragira bate, batangiye kujijuka. Ibyo byose bizagenda bigabanuka buhoro, kandi n'igihugu kiriyugurura, kiragenda kizamuka mu bukungu, mu mitereho myinshi. Ubwo rero bizagera igihe wa mugani tubona ko ubwo bwiru bugomba kuvaho, tukibohora, tugakora ku mugaragaro, tukagira inzego zidufasha kubaho neza, kungura imibereho yacu, ari nako ducunga leta. Ko nta kuntu
twabaho. Biragaragara mu bihugu byose leta ikora neza ariko ifite abantu bayicunga. Ntiturabigeraho ariko turi mu nzira tuzabigeraho. Bwana Mpatswenumugabo, hari icyo wamwunganiraho mbere yuko dusoza? Ikindi tugomba gukora ni ukugerageza gukangura abantu, kubereka ko nta hantu tujya, nta hantu tuzagera igihe buri wese atabona ko ikiremwa muntu kigomba guhabwa intebe, kigahabwa icyubahiro gikwiye. Nabo rero bavuga ngo ntibaceceke, ngo bo kuzura akabuze, nta kintu bizabagezaho. Wa mugani niyo bagira aho bagera byagaruka nabo bikabamerera nabi, nta hantu bagera. Ikindi nagira ngo mbwire Albert ni uko kuri Matata koko wa mugani yaravuze, nyuma yaho abantu bose baramucyama, ariko nibura kamwe twemere ko yasabye imbabazi. Icyo kintu nacyo twari dukwiye kukanota, ariko ndi mu bantu bamuhamagaye uwo munsi ndamutuka cyane, ambwira ati sinzi ukuntu nzakosora atari kugomba gukosora. Murakoze. Reka noneho twumve Albert Bizindori atubwire uko we abibona, ahereye kuri iyo ntabaza yanyu isaba abantu aho bari hose gutanga amakuru kugira ngo biriya bintu bivugwe bimenyekane. Albert, ijambo ni ryawe. Venuste, effectivement ikibazo cyawe cyari hakorwa iki ngo bivugwe. Mu by'ukuri kugira ngo bivugwe nuko ababizi babivuga. Ababizi ku murongo wa mbere harimo abari mu myanya y'ubutegetsi ituma bamenya ibintu byose, twarabakurikiye, twarabumvishe. Akenshi wasanze bo banavuga ko batigeze banabimenya. Donc utegekaga ingabo, yari tegekaga ikigo cya gisirikare, yategekaga gicunga izo gereza, ariko akubwira ati reka dati ngebye ibintu nabyumvise rwose 1995. Ariko turabasabye, turabinginze, nibo ba mbere baza amakuru menshi, nibatubwire. Bavuze ko bashaka guhura natwe, ibyo bintu tuziga uburyo bushoboka, dushaka abahuza, ariko duhure batubwire. Aba kabiri ni abaturage buri wese bikurikije aho yari atuye icyo gihe, icyo yakoraga. Yari umushoferi, yari umukozi wo mu rugo runaka, yakoraga kuri gereza, yagemuriraga gereza imyumbati. Buri muntu wese ufite ikintu azi turamwinginze natubwiye kugira ngo tubashe kwegeranya ibisubizo by'ibibazo byinshi tugifite. Ariko ku bw'umwihariko Venuste, ngiye kukubwira ikintu kimwe rwose ugitega amatwi kandi uzambabarira uzagikore. Ndakumva. Mu bantu wabajije imfubyi batwebwe, ubaza abapfakazi ba mama bacu, sibyo? Urwo ni uruhande rumwe. Ku rundi ruhande naho hari abategarugori. Ndavuga abategarugori baba abagabo bose wabajije, bamwe baracyariho. Nshatse nko kuvuga amazina: umupfakazi wa Habyarimana, washakanye na Serubuga, washakanye na Burasa, washakanye na abo bose bafata ijambo. Ba mama bacu ni abantu babanye nabo, baturanye. Ababyeyi banjye basangiye ku kigage na Burasa n'umugore we. Ndavuga abakiriho rwose Venuste. Burya abamama baba mu bikari bagaceceka bakareba ibintu, ariko baba bazi ibintu, kandi ijwi ryabo kenshi riba ijwi ryiza. Ndakwinginze nabo ubadusabire. Nasabye abaturage babizi, ariko ngusabye ko nabo bamama nabo uzabegera nk'uko wegereye abamama bacu. Urakoze cyane Albert Bizindori. Nzagerageza, ariko nabo barumva, nibashaka gutanga ubuhamya bazaze hano ku Ijwi ry'Amerika tuzabaha ijambo. Nk'uko babivuga mu Kinyarwanda ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Abo musaba gutanga amakuru, impuruza bayumvise, abayakeneye ni mwebwe Banyarwanda, aho muri hose ni mwebwe muhagarariwe na Bizindori hano muri kino kiganiro. Albert Bizindori, nongeye kugushimira cyane. Ndagushimiye nanjye Venuste. Ndagushimiye nawe Max Segasayo, umusanzu w'ibitekerezo watanze. Urakoze Venuste, wakoze cyane kuba nanjye wangiriye icyizere ukampamagara muri ubutangabuhamya. Urakoze. Uwo muganda ni nawe ngushimira Bwana Theodore Mpatswenumugabo. Nanjye ndagushimira muvandimwe Venuste, urakoze cyane. Namwe mukurikira ibi biganiro ku mateka yaranze u Rwanda buri cyumweru, hamwe na Etienne Karekezi ubihagararira. Mbashimiye inkunga yanyu. Ni hano rero dusoreje iki kiganiro. Murakarama.